bitatu yaregwaga mu by'ukuri. aha Ibyaha bitatu harimo ngo gushaka kwangisha ubutegetsi abaturage cyangwa bira byo gukereya ngo uprising, social uprising babyita ngo iki, imyigaragambyo n'ukugumura abantu. kugumura. Harimo kimwe kugumura abaturage, Aha. hakabamo ikindi ngira ngo cyarimo ngo kuvuga imvugo niba ari guteranya abanyarwanda, ibintu by'ivangura ry'amoko, donc nabyo barabimureze. Ikindi cya gatatu hariho ibyo byo kwigwizaho ngo imitungo cyangwa se ngo bira bita public embezzlement. Oh, no kuvuga donc no kumunga umutungo w'igihugu. Ndumva ari ibyo byaha bitatu bamuregaga. Bien sûr abanyamakuru hanze n'abaturage bo bivugiraga ibyinshi. Hari n'ibindi byari byaravuzwe nk'ibyo waruvuze byayo makamyo, ni ibyahwihwishijwe cya gihe we ajya kwegura muri disikuru yavugaga icyo apfa n'abadepite. Atabadepite muri kwitwara nabi kuko muratuma igihugu kitaba stable. Ati wibuke ko inteko ishinga amategeko icyo gihe n'ubu biracyafite ubwo bushobozi bwo kuba yakugenzura ibikorwa bya guverinoma. Ariko niko ntabwo ifite ubushobozi, niko inteko nshinga amategeko zo ku isi zose zifite, zigomba kugenzura abayobozi bari mu cyo twita ubutegetsi bwite bwa leta, pouvoir executif. Iyo parlement ari nzima niko kazi kabo, batumiza abaminisitiri kabone niyo bari mu ishyaka ryabo. Ibyo tubyumvikaneho, babyumve, abantu babyumve gutyo. Yego, ikibazo rero ni ukuba ufite izo prerogative no kuzishyira mu bikorwa n'uburyo zikorwa, kuko tubyumvikanyeho ko inteko ishinga amategeko ifite mu nshingano zayo gukontorora cyangwa se gucunga, kugenzura imikorere ya guverinoma. Nibutse ko prerogative ari ibintu ufiteho inshingano. Yego, ibintu bifite inshingano. Ariko uburyo bisi mu ngo ibyo yabanengaga, yaravuga ati dore ibyo mbanenga, niba koko mushaka ko gusuzuma imikorere ya guverinoma, kuki mutumira nta kiruta inka? Urugero, ntimutumire Donat Kaberuka. Donc agenda avuga benshi. Donat Kaberuka ari minisitiri w'imigambi ya leta, yari finance na ibintu bijya kumera nka gutyo, finance n'imigambi ya leta. None we yaravugaga ati urebye neza icyo yavugaga, wanarije nuza utagiye ntitujye muri bya by'abanyarwanda byo guhishanya. Ariko iyo discours wabonaga ko avuga ati mwebwe murashaka kunaniza ubutegetsi, ninjye muri kunaniza, niwe president muri kunaniza. Abaministre b'abahutu nibo mutumiza mukabahata ibibazo mukabahungeta, nyamara b'abatutsi nta kintu mubavugaho. Ati ibyo bintu ntabwo mbyemera rwose, sinzemera gukorana n'abantu batagendera ku mategeko. None niho yongeyeho ikintu aravuga ati numvise nyine ngo muri gukontora ngo mushaka kumenya imitungo y'abantu ngo batunze. Ati ngereka mbibabwire ntimuzirirwe mumpamagara. Ariko rero yenda ntabwo ndakujyana aho ngaho, narabyumvise mu madisikuru n'ababishaka bareba ku mirongo nkoranyambaga bagahamagara Bizimungu Pasiteri mu nama nshinga amategeko, birahari. Ahubwo icyo nashaka kubaza, ubwo rero amaze kuba mugenzi wanyu, abanyururu cyangwa abagororwa mwumvaga muri kumwe na perezida, mwumvaga mbese mufite ikindi gihugu?